abantu bumva ko kuba umuntu w'umudamu umugabo asize ikintu gikurikiye hari uguhita atangira kujya mu bagabo. Ibyo ni ibiki? Abagabo bari kunyihamagaza, mana yanjye reka mbabwire ngo murikiraho. Usibye gukomeretsa umuntu mwumva ikindi kintu muri kumufasha mu by'ukuri ari igiki? Umuntu arifata akaguhamagara nta minsi ingahe ishize utandukanye n'umugabo wawe, ibibazo ni byinshi, ibikureba ni byinshi, abana baraho, urarara wicaye, warangiza ukabona umuntu w'umugabo arifashe, hello umeze ute, ni ukuri ihangane, uriya mugabo n'ubundi ntabwo yari uwawe, n'ubundi ntabwo uriya mugabo yaragukwiriye, ihangane ni ukuri hari igihe Imana igiye kukugirira neza. Hello guys, inshuti zanjye ndabasuhuje, ndabiyegereza cyane, ndabashimira cyane, mukomeje kumba hafi muri iyi minsi itanyoroheye, mukomeje kumfata mu mugongo bitandukanye. Hari benshi bamuvugisha, hari benshi baganiriza, hari benshi mumpamagara, abantu bo muri famiye, abantu b'inshuti zisanzwe, abantu b'abakunzi banjye kuri YouTube. Ndabashimiye cyane no kuri mbikuye ku mutima, mwumve ko mwarakoze, mwangiriye neza, mwambaye hafi. Kuba ndi gukomera, kuba ntakiri kurira, kuba ntakiri gucika intege cyane ni kubera mwe, ni kubera urukundo mwanyeretse. Umunsi nkoze iki kiganiro ngira ngo nshimire buri wese wambaye hafi, buri wese wampamagaye. Hari benshi bampamagara bari hanze, hari benshi bampamagara bari mu Rwanda, hari benshi bamfasha mu buryo bwinshi butandukanye, bakampa inkomezi, bakambwira izindi story zabayeho. Mana yanjye, naje gusanga abantu bababaye cyane muri uru Rwanda ari benshi. Mana mwarakoze, abo bantu ari bo rero nje gushimira. Ariko mbere yo kubashimira ngo mbijyemo in deep, reka mbanze ngaye, ngenda gaya abantu bumva ko kuba umuntu w'umudamu umugabo asize ikintu gikurikiye hari uguhita atangira kujya mu bagabo. Ibyo ni ibiki? Abagabo bari kunyihamagaza, mana yanjye reka mbabwire ngo murikiraho. Usibye gukomeretsa umuntu mwumva ikindi kintu muri kumufasha mu by'ukuri ari igiki? Umuntu arifata akaguhamagara nta minsi ingahe ishize utandukanye n'umugabo wawe, ibibazo ni byinshi, ibikureba ni byinshi, abana baraho, urarara wicaye, warangiza ukabona umuntu w'umugabo arifashe, hello umeze ute, ni ukuri ihangane, uriya mugabo n'ubundi ntabwo yari uwawe, n'ubundi ntabwo uriya mugabo yaragukwiriye, ihangane ni ukuri hari igihe Imana igiye kukugirira neza, nawe ngwino hano muri diaspora na guys. Ntabwo njye navuze ngo umugabo wanjye yarantaye kugira ngo, ntabwo nabivuze kugira ngo mbone undi mugabo, sibyo? Nabivuze kugira ngo nduhuke umutima wanjye ndetse mbibwira abakunzi banjye. Rero mwe abagabo mwe mushaka gufatirana kuko mubonye ko muhuye n'ibibazo, mwumva ko ngwino nawe hanze, ngwino guys, amarira ugiye kumpuza banze ureke mbanze nyihoze, sibyo? Mbanze nyihoze, mbanze nkumire. Ntabwo ko none se uri mu rugo, none se uzaboneka ryari duhure? Wa mugabo we, njye ntabwo nabitangaje kugira ngo mpure nawe, sibyo? Nubwo nabitangaje kugira abo bagabo, mana yanjye ndi kubagaya, Imana ibababarire. Ntimutekereze ko njyewe navuze ko umugabo wanjye yantaye kubera ko yenda nkeneye undi mugabo vuba. Kandi nanone niyo ibyo ngibyo wabivuga mu kindi gihe kitari iki. Abandi bantu bari kunyandikira kenshi, ntabwo ibi bintu bagakwiye kubivuga kuri channel, ntabwo bagakwiye kubishyira muri social media. Guys, ndi muri social media, isaha ku isaha muzabimenya, isaha ku isaha muzamenya ko James yagiye, isaha ku isaha muzamenya ko yantaye, muzamenya ko ndi jyenyine, sibyo? Mutazambona nza hano kuri kamera buri munsi ndi jyenyine ngo mwumve ko nyine ari ikize, simbizi. Muzabimenya ko yagiye. Rero niyo mpamvu mugomba kubimenya ubu, ntago ndi kubihisha kuko ntago ari inkuru yo guhishwa. Umunyarwanda yaravuze ngo ntawe utwika inzu ugahisha umwotsi. Iyi ntago ari inkuru yo guhisha ku buryo abantu batazabimenya. Ari ibintu nabasha guhidinga abantu ntibabimenye, it's okay. Ariko ntago
ari ibintu byo guhishwa. Narabivuze nabitekerejeho, abantu bumva ko ari ubujiji ngo kubivuga ngo ni ukwishyira hanze, kuko ubuzima bwanjye n'ubundi buri hanze, sibyo guys? Ubuzima bwanjye buri hanze, muranzi sanzwe nkora hano, ibintu nkora ni ibishyira ubuzima bwanjye hanze n'ubusanzwe. Iyo uje kuri YouTube uba wiyemeje ko ubuzima bwawe bugiye kujya hanze. Kumva bamvuga ahantu henshi ari njye bari kuvuga, cyangwa kuba nakoze ibiganiro ahantu henshi, ntago kuba nabihisha, byose ni kimwe, kuko ndi hanze n'ubundi ndi muri social media. Babivuge, James ari muri social media ari hanze, bamvuge kubera ko n'ubundi ubuzima bwacu twabushyize hanze, sibyo? Ndatekereza nawe ahari atari bubabare kubera ko bari kubivuga, kuko bari kuvuga true. Niba bivuge rero, urumva rero mana yanjye, abantu bari kungira inama nyinshi zo kumbwira ngo ubuzima ngo bwawe uri kubushyira hanze. Ndi kubushyira hanze kuko busanzwe buri hanze, turi muri iyi si ntabwo isakaye, bari baturebe batuvuge, ntacyo bintwaye kuri njyewe, sibyo? Noneho n'abandi bantu nenga, abantu bari gushyiraho comment mbi, muratekereza ko ari prank itarangira. Niba ari prank mu bitega iminsi, muzabimenya. Iminsi izatubwira, iminsi izababwira, iminsi izabivuga, sibyo? Mana we, noneho abantu bari kunshimisha, ni abantu bameze nk'abari guserebura. James ugasanga wamushyize hanze, noneho hari comment nabonye yambabaje iranansetsa, ariko uvuga ngo James ngo ubundi ngo mufata abagabo banyu ngo mukabashyira muri social media, ngo abantu ngo bakabareba, ngo karite uzabo ngo mukatubwira ngo byose, ngo karite niba simbizi ibintu ngibyo, ngo mukabitubwira byose, ngo haba hari abantu benshi ngo barimo agasongo babareba, ngo rero iyo uvuze ibyiza bye ngo guys ngo baramutwara. None se guys, abatari muri social media bati ngo bakagenda nuko baba baravuze ibyiza byabo? Uza abakobwa bari ahantu, ngo mwaba mama mwe, be careful umugabo wawe, umukontrol, umuceking guhera ku mano kugeza ku musatsi, kubera ko n'ubundi iyi si turimo, wamuhisha utamuhisha baragenda, sibyo? Kera ngishaka najyaga ngira ubwoba, nkavuga ngo umugabo wanjye aba yagiye, noneho mwita umwana mbere, numvaga gutwita ari cyo kintu cya mbere kizatuma umugabo aca inyuma cyangwa agenda, sibyo? Kubera ko araza mu rugo agasanga inderageriya, wambaye maneri, wimereye ukuntu, umwana we, noneho wabibona ugatekereza ko umugabo yagucitse byarangiye. Noneho watekereza akazi yiriwemo, abakobwa yirirwa nyina bo bambaye neza basa neza, ugatekereza ko nyine yakwanze byarangiye. Ariko namaze kubona ko wamushyira muri social media, wamushyira hanze, kabivuge gutyo, isi yose ikamumenya, wamubikira ukamushyira mu gaseke ugapfundikira, ni hahandi baramubona, kandi abamutwara ntibabura. Kandi n'umugabo ntabwo wavuga ngo baramutwara. Umugabo ntabwo ari ihene, my friend. Umugabo ntabwo ari ihene ushyira mu kiziriko ngo ukurureyo mu muryango. Ntabwo James navuga ngo baraje ngo barakurura ngo nawe yabigize mu ruhare, sibyo? N'abantu benshi bari kumwunganira bakamfata mu mugongo bakambwira nsenge cyane, umugabo wanjye baramuroze, sibyo? Ntabwo mbihakanye ko James yankundaga, James yarankundaga ndetse na cyane pe, ariko kuvuga ngo baramuroze, sinumva ukuntu baroga umuntu wicaye mu rugo, sinumva ukuntu baroga umuntu uri kumwe n'umugore we bakundana ngo baze bamufate. Urumva guys, nababwiye ngo umuntu baroga ntabwo baza ngo bamusange muri bwiwe mu rugo, sibyo? Ntabwo baza bagusange muri famille yawe kure, ntibagusanga ku kazi kawe wicaye witonze ngo bakure. Ubundi umuntu baroga akenshi aba yabishyiriye. Ntabwo ndishwa neza ko batamuroze, kuko bitewe n'ukuntu yadukundaga, urukundo yatwerekaga, ibikorwa bye muri uru rugo, sinjye njyenyine wamutangira umwanya, namwe ubwanyu mwamutangira umwanya.
James yarankundaga nanjye ubwanjye mwumva birandenze sibyo rero urukundo yankundaga ntabwo navuga ko ntabwo nahamya neza ko batamuroze gusa nanone nkamubureminga ikosa ni iki kuko niba baramuroze yarabishyiriye niba baramuroze uriya mukobwa yaramushyiriye kuko uwo mukobwa baravuganaga cyane narabibabwiye rero kuba yaramuroze sinumva ko yamwohereje muri mesaje sinumva ko yamwohereje ibintu muri WhatsApp sinumva ko yamurogeye muri video call cyangwa audio call ahubwo niba yaramuroze yamushyiriye nta kuntu wajya kubona n'umuntu rimwe kabiri gatatu aragukeneye arabibona uri umugabo urirwa mu mapranka uvuga ku umugore wawe kandi wayisabye mukajya kumushaka ni gute uwo mukobwa byamunezeza ni gute uwo mukobwa yanezerwa kubona ari kumwe n'umugore we uyu musore gukina prank abwira isi yose baramukunda mu kanya agahita akata akajya inyuma kubonana nawe biramufuhisha bituma agira ishyari niba yanaguciye inyuma noneho yahinze akagenda avuga umugore we neza ndabyumva ntabwo yabura kubabara sibyo uwo mukobwa yarababaye birashoboka ko yenda yababaye kumuroga sindishwa neza gusa birashoboka ntekereza ko babikoze mana yanjye mumbabarire abantu bambwira ngo baramuroze ntabwo nabahakanye 100% gusa nanone na blaminga James cyane kuko niba baranamuroze nibo babishyiriye niba baramuroze nibo babijyanye rero umva mama mukomeze mufashe gusenga sibyo turebe ko basi yagaruka kuko nanjye ndimo gusenga bishoboka ibi bintu yatangiye kubibona ndamuhamagara ntamfata mana we navuze ko uyu munsi ndibuze kuri kamera mfite telefone nkanamuhamagara ahubwo sinzi impamvu ndaje muhamagara mu kiganiro murebe abantu benshi bari kuhimbaza se uri kumuhamagara nta nubwo gufata guys birababaje gusa mana reka nkomeze nshimire abantu mwambaye hafi ndaje muhamagara ariko ntabwo nabyibagiwe reka nshimire abantu mwambaye hafi muri ubu buryo bwose muri ibibazo byose nahuye nabyo mana yanjye abantu mwambaye hafi nababwiye ngo ndabashimira bivuye ku mutima benshi bamfashije mu masengesho benshi bari kumbwira ngo muze mu rusengero dusenge nemera neza ko ibintu byose bikemurirwa mu rusengero kuko burya iyo umuntu yaguhaye imana iyo yaguhaye umugabo wamusengeye ni ngombwa kumurindisha isengesho ntabwo mvuze ko ibyo bibaye kuko ntamusengeye hari n'abantu benshi byagiye bibaho kandi banasenga ariko ikintu cya mbere ni ugusenga mushobora kumurindisha isengesho nahari umwuga akagaruka nkamukurikiza isengesho rikamuza turemeranya neza ko isengesho rishobora byose wasenze ugusenga Imana irabikora byose ndizera ntashidikanya rero ko umugabo wanjye azagaruka sinzi impamvu nyabyizera sinzi impamvu nyine nacitse intege ndababara aryama ibitotsi bikabura abana bakandirana njyenyine mu ijoro nahindukira nkabona muri make inzu yose nsigaye mbona irimo ubusa inzu yose nsigaye mbona nta kintu kirimo nsigaye nyura nkabona inzira ibyuka ntabwo njya mbyumva gusa mana ahantu ari mana ubyumva ahantu uri James ubyumve ko tubabaye kuba nzi imbere ya kamera nkavuga si uko nezerewe kuba nzi imbere ya kamera nkavuga ni agahinda kandi mu mutima niyo mpamvu mbwira mana yanjye abyumve abana baramukumbuye abana baramukeneye abana bakeneye kumubona bakeneye gukurira amaso ya dadi umwana wanjye w'umukobwa aramukunda cyane abyumve agaruke abantu mukomeza kumbwira ko ari prank mureke kumbabaza sibyo kumvikane iyi social media ndimo ariko mumbabarire basi comment zanyu sinuka zibe nkeya hari abantu bari kumutuka cyane bamuvuga nabi umuntu uri mugari umugabo ni umwana wundi nk'uko babivuze umugabo ni umwana wundi uyu munsi aragukunda ejo akakwanga uyu munsi araguhararije akaguhararukwa
sintekereza ko umugabo uta umugore mu nzu ufite abana yagenda ngo Imana imukurikire ahirwe mu rugendo agiyemo. Umugabo ufite abana akabata mu rugo akagukurikira we wa mugore we wa mukobwa we, menya ko nta mugabo ushatse umuntu wirirwa wiruka, ntabwo ushatse umugabo, ntabwo azaguma hamwe ngo mugume, azagusiga nawe nk'uko yasize abandi. Nta mugabo uzagushaka ngo avuye mu rugo rw'abandi ngo mugumane. N'abakobwa mukundana n'abagabo mubizi neza ko ari abagabo, urasenyera umugore wa mugenzi wawe uyu munsi, ejo ni wowe uzasenyerwa. Akebugeremo mugenzi wawe nawe ni kugererwaho. Umugabo uramusenyera, umuteranya n'umugabo bashwanisha, ntabwo bisigera biguhira. Hari benshi nagiye mbona kandi ntabwo byigeze bibahira. Uratandukanye umugore n'umugabo, uri urupfu wowe, uri urupfu. Ubifata ugatandukanya umugore ubana n'umugabo basezeranye imbere y'Imana bakamanika akaboko, warangiza ukabijyamo hagati ukabatandukanya, barasezeranye kuzabana kugeza ku rupfu. Niba ushatse guhitamo kuba urupfu, uzabarwa kuko ubuzima bwawe bwose buzaba bubi. Nta munsi n'umwe uzakunda umugabo ngo ubane n'umugabo utandukanye n'umugore utaye abana. Sitira akomeza gukunda umugore we wa mbere. Umugore wa mbere ahora akunzwe iteka. Yenda sintekereza ko n'umugore yenda yaramunaniye, birumvikana, ariko kwiteranya mu rugo rw'abantu bakundanaga, ugiye gutwara umugabo ukeneye umugabo, my friend, ntabwo bizaguhira. Nushaka utuze uhame hamwe n'imyaka yaba myinshi, wicara utegereza uwo Imana yakugeneye, kuko buri wese afite urugendo rwe, buri wese afite ubuzima Imana yamugeneye kubamo, sibyo? Rero twihangane dutegereze abagabo bacu, ku bagore abakobwa batarashaka. Rero reka nkomeze mbwira abantu, nihanganisha abantu cyane cyane bababajwe na story yanjye, mwihangane mukomeye imitima, ko nanjye maze gukomera, ndakeka mumaze kubibona, ntabwo nkirira nka mbere, maze gukomera. Namwe nimukomere, mwihangane, mubyumve neza ko byabayeho, kandi nanjye maze gukomera. Mushyigikire ku buryo bushoboka, mufate mu mugongo, mumpamagare, munganirize, nibwo bufasha bwanyu mwifuza. Nimurangiza musengere ku Mana. Noneho mukomere mwa bantu, mwajya munyandikira muri komenti mumbwira ukuntu byagiye bibabaho bamwe na bamwe. Ntabwo mbavuze amazina, hari n'abampamagaye bambwira ko byababayeho. Hari abampamagaye benshi bambwira ati natwe nubwo tuzirimo zimeze nabi Mana we, byarenze ubwenge bwanjye, nubushe bimbabaje, nubushe bimbangamiye, nubushe ntabasha kubyakira, kubera abantu benshi bajya banyandikira bambwira ati humura, natwe niko tumeze, nanjye nabinyuzemo, nanjye byambayeho birarangira, nanjye ni benshi bagiye bahura n'ibikomeye kuruta ibi byanjye. Ni ukuri mwihangane. Hari none uwampamagaye nyaporodinga video ya mbere ambwira ukuntu ise yabataye afite imyaka ari 8 gutyo 7-6, abana babo bari kubangana, ngo akaba yaragarutse atabana 8, ndagaruka bari bakuru barimo abanyuma babaherereza barimo basoza za secondaire. Guys, mwamagambo mwe mudukurikira, audience yacu mbona ari abagore benshi, ariko mwabagabo mudukurikira, mutugirire impuhwe, sibyo? Mutugirire impuhwe. Uba wibaza umugore azabaho gute? Uba wibaza umuntu azabaho gute asiga abana mu rugo bonyine? Abatadine b'iki gihe kumuha umwana ngo amukurerere, ageraho akamukunda akakwibagirwa wowe, ugasiga abana ukajya kwiruka mu gushakishiriza abana, ukagaruka inzi kureba buri kimwe cyose mu rugo ari wowe bahanze amaso. Ubwo bushobozi Imana yaburemye mu bagabo n'abagore turabufite, turabishoboye, dushobora kubikora, ariko mwihangane, mutubabarire, mutwunganire basi, twe turabafasha mukaba abagabo. Nimwihangane, mutubabarire, muduhe agahenge, mubane natwe basi, mutubabarire.
abagabo bameze gutyo, abagore barababaye muri iyi minsi, abagore barababaye, nibwo nabibonye, nicyo kintu cyankomeje ntubone ndira, nakomejwe n'abantu benshi byagiye bibaho kandi bakabitandukamo neza. Rero mwihangane, mukomeze mubane natwe, mukomeze mubane nanjye, gusa ntabwo nzibagirwa amagambo yajyaga ambwira aka buri munsi, niba hari ikintu ntazamwibagirwa, ntabwo nzibagirwa. Mfite akana hano kari kunganiriza, ni akana kanjye nakabwiye ngo gaceceke, nyine narababwiye ko abana banjye bari kumwe nabo cyane, nkunda abana banjye, nkunda kuba ndi kumwe nabo, noneho muri iyi minsi ikomeye ndi kubiyegereza cyane kugira ngo batagira irungu. Ako nari mbabwiye, nari mbabwiye ngo ndabyibagiwe. Ako guys, reka mbabwire, reka dukomeye, nari gushaka kubabwira amagambo ntazibagirwa James yajyaga ambwira. Yajyaga akunda kunkomeza iyo nabaga mpuye n'ibibazo, nicyo kintu n'ubu kiri kunkomeza, kuko buri gihe iyo yabonaga ngiye nahangayitse yarambwiraga ngo Imana ni byose. Yeza akambwira ati izere Imana aho iyo urugamba rukomeye rugiye kurangira. Akambwira ati kuki ucika mu buzima bwanjye, niyo muntu umaye gukomera. Akajya ambwira ati humura, gira umutima ukomeye, kuki wiheba. Yakundaga kunkomeza mu buzima bwanjye, nicyo kintu ntazibagirwa, ni nicyo kintu namukuyeho gikomeye. Yarambwiraga humura mu bibazo, akambwira humura iyo urugamba rukomeye rugiye kurangira. Ndabimushimira cyane, nawe aharabyumva, niwe wampaye umutima ukomeye, kandi n'uwo mfite umutima ukomeye. Biranga nkarira ariko mfite umutima ukomeye, ntabwo nabura kubivuga. Sinkiyeba, sinkiganira, ndabizi neza ko isaha ku isaha niyatagaruka ubuzima bwanjye buzakomeza kugenda neza. Reka mbashimire cyane, mbabwira ngo mwarakoze. Abantu mukomeza kumbwira ngo kuki ntamuvuga nabi, sinamuvuga nabi, ni umugabo wanjye twabyaranye, dufitanye abana, ntabwo nshaka kuzigira muvuga nabi mu buzima, kuko abana banjye umunsi bazakura bumva ngo mama wabo, babona mama wabo yaravuze nabi papa wabo, ntabwo mbishaka, ntabwo mbikunda. Kandi umugabo wanjye sibye kuba yarantaye, nta kindi kibazo twari dufitanye. Ku bantu batekereza yenda hari ikibazo mwagiranye mu rugo, yenda mugashwana, mukaba mwarashwanye bigatuma mutandukana, oya, ntabyo. Nawe hari nayo azabona, igihe azabona kamera akabona ahantu ibyo azavuga, ariko ndumva nawe ntacyo yanshinja. Reze reka mbareke mbabwire ngo mwakoze muri kubishyigikira, muri gukanda subscribe muri benshi, nkabikunda. Ni mwongere pe, mwongere mushyigikire, murebe ibiganiro byanjye birangire, mukande subscribe, mukore share, like na comment, mukomeze mushyigikire mu buryo bwose. Ndabakunda, bye.